Jack Sharon. Njyewe ndabanza kugaya ubutumwa ntanga, ndabanza kugaya abamuha platform, abamutunga mikro. Nahoze ndeba Iris imukoresha interview. Iris sinzi niba ari hano, mumumbwirire uriya niwe content creator yabonye ni ibiki avuga yumva. Iris ni ukuvuga ngo editorial line ye ibira nibyo yumva yageza ku banyarwanda. Nahoze ndeba n'abantu bamukoresheje interview, nawe rega ngo asiga hamagara press conference, muze kureba mikoro zari zimuri imbere. Abo nibo nagaya, nkagaya n'ababikwirakwiza, nibo nagaya. Undi we ngira ngo ibyo uvugira ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uriwe, level y'indero ufite, ukwiyubaha wo muri wowe ufite, ikinyabupfura ufite ku banyarwanda, nicyo bigaragaza. Hanyuma mwebwe mwitwa ko mwasomye. Iriya niyo content mubona mugomba kugeza ku banyarwanda. Uriya niwe content. Ngira ngo urakoze cyane kuzana kuri icyo kintu, ariko abo ngaya nabo ngabo, ariko noneho nabo ndabihanangiriza. Bira ni ugukwirakwiza ari amafuti, nimwe mu muha rugari, ariko turaza kubihagurukira for sure. Turaza kubihagurukira. Niba ziriya content z'umwanda kuri arizo ugomba ku uploadinga, warangiza ugahereza abantu bakureba abanyarwanda, nabyo turaza kubihagurukira. Uwo uri we wese, the moment ufite kamera, ufite imbuga nkoranyambaga, hari social responsibility ufite, hari responsibility ufite ku baturage, yuko utagomba gukwirakwiza uriya mwanda wose. Ibyo avuga nka biriya abantu bakanabiseka, kumva yagiye kuri space. Uwitwa Dumba nawe wirirwa amwogeza. Dumba mumumbwire ngo hari igihe yajyaga avuga ibintu bizima, ariko noneho nta kigenda cye. Ubutumwa turabugenera aba bantu bishora muri ibi byaha. RIB n'izindi nzego zifatanya ntabwo zizadohoka kubarwanya. Icyo tubagira, iyo tubagira inama zo kugira ngo babivemo, bashaka ubundi buryo babaho. Mwababonye ko n'abagabo basobanutse, bari bafite imirimo mizima, nabo ubwabo baravuga ngo iyo tuganira, baravuga ati iyo nambaye neza, iyo nsa neza, ntabwo ushobora kunkeka ko ndi umujura. Ibyo rero uko asa kose nabo rero kuko babizi neza ko abantu bakangwa n'igihagararo, abantu bamwe, ntabwo ari bose, abantu bamwe bakangwa n'igihagararo, nuko usa, nuko waje witwaye. Hariho n'abakodesha imodoka kugira ngo agukanga imodoka y'umunsi umwe, ngo akore deal yo kwiba umuntu $60,000 kugira ngo utagiramo no gushidikanya. Hari abantu hano mu mihanda bita ngo escroc gentil, akayagukuraho amafaranga, akakugurisha ubutaka, ukamuha amafaranga, ariko mu by'ukuri ku butaka butari ubwe. Abo bantu rero aba escroc muri iyi minsi barahari, ndetse n'ibyaha tubona bigenda bizamuka. Ubundi ibyaha bya escroquerie bizamuka uko igihugu gitera imbere, niko escroquerie nayo izamuka, kubera ko uko igihugu gitera imbere gishyiraho ingamba zo kurwanya abanyabyaha, kigashyiraho inzego zo kurwanya abanyabyaha. Abandi rero baravuga ati reka tuve muri violent crime tujye muri white collar crimes. White collar crimes ni ibi byaha umuntu akwiba n'umutima mwiza, akwinjije muri business. Ngira ngo mu minsi ishize twavugaga abantu binjizaga muri business, ugashora amafaranga ikintu kitabaho. Ngira ngo mwibuka inkuru iheruka, wa muntu washoye amafaranga mu magi ngo yakagoma. Mwara yabonye amagi yakagoma amagi y'inkoko yasiga amabara y'ubururu, umuntu amuhereza amafaranga akayaba.
abo nibo ba escroquant tubona. Ntabwo yirirwa gutera kashe ngo akunige kacu ngo akunige ahegukureho, oya, kuko ziko nabikoze ntiyarenga hari atarafatwa. Mujya muri deal akakwinjizamo akagushora muri business utazi aho ziva, nawe ukazijyamo ngo zirimo inyungu, ariko wagiye wibuka izo umuntu akugiriye zo kugushora muri business aguha amafaranga ngo arakwereka uburyo abantu bakira. Mwiriwe neza, mwakoze kwitabira ubutumire bwacu, ubutumire bugaragaza imikoranire myiza y'itangazamakuru n'urwego rw'ubugenzacyaha. Ubutumire rero buba bugamije kugira ngo mudufashe kugeza ubutumwa ku bantu, abanyarwanda muri rusange, ndetse n'ubutumwa bwihanangiriza kuri aba bantu baba bakekwaho ibyaha cyangwa se bakeka ko bashobora kwinjira mu byaha bitandukanye. Nyuma y'uko hamenyekanye amakuru y'uko hari abantu bari mu mugambi ndetse no mu bikorwa byo kwiyandikishaho ubutaka bw'abantu barangiza bakabugurisha mu buryo bw'uburiganya, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwafashe abagabo batatu, bari batatu mumaze kubona. Uwitwa Munyantore Christian akaba ari noteri wigenga, akaba nawe ari umwe mu bari mu mugambi wo kugira ngo biheshe ubutaka bw'abantu. Na Orikiriza Moses, uyu nawe yahoze ari noteri w'ubutaka wigenga, hanyuma aza gusezererwa. Akaba yari ubu ngubu yari yarafunguye kampani yitwa Geospace Information Limited, akaba ari land survey b'abantu bapima ubutaka. Hakaba n'ufite Yezu Jean Marie, uyu nawe akaba ari umufatanyacyaha wabo muri ibi bikorwa bari barimo byo gukora ibyaha. Bafashwe tariki ya 28 kwezi kwa 11 uyu mwaka. Uko ari batatu bakaba bakurikiranyweho ibyaha bitatu: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Abafashwe bakaba bafungiye kuri station ya RIB ya Rusororo. Dosiye yabo ikaba iri gutunganywa, ikaba igomba koherezwa mu bushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Aba bantu mu butaka bagurishije bw'umuntu mu gikorwa byakozwe bya operation habashije kugaruzwa amafaranga angana na miliyoni 13,300, harimo n'imodoka ifite agaciro ka miliyoni 4. Ibikorwa rero uko babikora, babikora mu buryo bubiri. Aba rero bakaba barakoresheje uburyo bwa mbere ngiye kubasobanurira. Aba bantu barabanza bagacura umugambi w'ukuntu bashobora kwihesha ubutaka bw'umuntu. Iyo tuvuze kwihesha ubutaka bw'umuntu, ni ukubwiyandikishaho bakabugurisha mu buryo bw'uburiganya, niko kwihesha ubutaka bw'umuntu. Barabanza ubutaka bakabushakaho amakuru ahagije, bakamenya nyirabwo, aho butuye, aho buherereye. Cyane rero nyirabwo yaba ari umuntu udakunze kuboneka, umuntu uhora ari busy, cyangwa udasura ubutaka bwe buri munsi. Bagashaka umuguzi. Urumva bagiye umugambi wo kugira ngo ubwo butaka babugurishe. Iyo rero bamaze kubona amakuru ahagije, bashaka noteri w'ubutaka. Bamara kumubona, ubwo nabo abari mu mugambi wabo, agakura ubutaka kuri nyirabwo akawushyira kuri umwe muri babana. Babukuye ku butaka bw'umuntu uri nyirabwo, babushyira ku witwa Munyantore Christian, umwe muri bari batatu. Munyantore Christian noneho nawe akabugurisha undi muntu. Urumva niba babukuye ku muntu nyirabwo, bakabwiyandikaho, bakabwandika kumwe
muri aba besikoro barabugurisha, none ubuguze akaba azi ko bugura na nyirabwo. Iyo rero bamaze kunoza uwo mugambi, bamaze noteri yamaze kwimura bwa butaka yabushyize kuri umwe muri bo, bashaka umuntu ubugurisha ubugura, yamara kubugura bakamuha amafaranga, agatanga amafaranga nawe agatanga ubutaka, ndetse bagahita bakora na transfer byihuse, bigakorwa mu gihe gitoya. Ubwo usigarana ikibazo ninde? Ni wa muntu waguze ubutaka, yabuguze n'utari nyirabwo, nawe wabubonye mu buryo bw'uburiganya hafashijwemo noteri. Icyo gihe rero ufite Yezu Christian, ufite Yezu Jean Marie niwe wanditsweho ubutaka, noneho nawe wabugurisha nka nyirabwo. Amaze kubugurisha nka nyirabwo, wabuguze nawe aratangira ajya kujya mu mirimo yo gukata ubwo butaka, ashaka kugira ibyo akoramo. Nibwo nyiri ubutaka mwenyewe yabonye umuntu uri gukora imirimo mu butaka bw'atazi, avuga ati kumbereye mu butaka, naho kese rero yahereye. Ubwo butaka babugurishije $60,000,000 tariki ya 30 Ukwakira. Buherereye mu karere ka Gasabo muri Rusororo, bungana na hegitari 1.5. Urebye aho buri kuri $60,000,000 ni make cyane. Ubwo rero wabuguraga nawe bari bamushyuhije bamwereka ko ari imari, ari itombora agize. Hegitari 1.5 hari ahantu ntabwo ushobora kugura $60,000,000, yarenga. Kubera rero nawe yumvaga ko ari imari yitomboreye, avuga ati reka nihute, arihuta koko arayishyura. Kumbe yaguze ubutaka n'abatari ba nyirabwo. Uwitwa rero Orikiriza Moses niwe washatse amakuru ajyanye na buriya butaka, kuko n'ubusanzwe ibintu ni land surveyor, bari abantu bapima ubutaka, asanzwe abizi. Nyuma ayo makuru yabonye aza kuyaha uwitwa Munyantore Christian noteri, na Munyantore Christian nawe bashaka uyu Jean Marie ufite Yezu bamumwandikaho. Mu ibazwa ryabo rero baremera icyaha, ariko of course bakagiramo utuntu bagenda babeshyamo. Iperereza rigomba gutahura, iperereza rirakomeje kugira ngo n'abandi bose bashobora kuba bafitemo umugambi cyangwa bafitemo akaboko muri ibi bikorwa nabo bakurikirana. Ubwo ni uburyo bwa mbere bakoresha. Uburyo bwa kabiri nabwo abantu nk'aba bakoresha, tugira ngo tuburiremo abantu mu bafashwe mbere cyangwa se no mu kazi kacu ka buri munsi. Amayeri tugenda dutahura, hariho n'ubundi bashaka amakuru ku butaka runaka, bakamenya nyirabwo, bamara kumenya nyirabwo bakajya umugambi, noteri akabafasha, bwo butaka bukimuka bukajya mu izina ry'umwe muri bo, noneho bakajya kubutangaho hypothèque nka Rambere, kavuga ati $40,000,000, hanyuma ubutaka ubufashe nka hypothèque, ubwo hypothèque ubutaka butari ubwe cyangwa yabonye mu buryo bw'amanyanga nka buriya navuze. Ubwo rero Rambere nawe akavuga ati rero kugira ngo ntizere ubwo butaka, nutinda gukora transfer mana procuration, nutinda ubwo transfer nzayikorera. Procuration akayimuha kuko nubundi abazi ko nubundi atazagaruka. Icyo bashaka ni amafaranga yipotetse ubutaka butari ubwe. Umuntu rero nawe akagenda agakora transfer, akikora transfer kubera ya procuration, bikarangira uhombye ni wa muntu watanze amafaranga iteka. Aha rero niho hava tubwira abantu ko bagomba kugira amakenga iteka. Iyo tuvuze kugira amakenga, ntabwo buryo umujura afite ukwase cyangwa se umugizi wa nabi ntafite ukwase. Ibyaha rero bakurikiranyweho bihanwa, igitoya gihanwa n'imyaka 2 y'igifungo, ikinini kigahanwa n'imyaka 10 nayo y'igifungo. Mwumvise ko ari ibyaha bitatu: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi,
giteganywa n'ingingo ya 224 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho uhamijwe icyaha n'urukiko ashobora guhabwa igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Guhimba inyandiko cyangwa se kuyikoresha nacyo ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igifungo ni hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 igihe baramuka babihamijwe n'urukiko. Kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano bahabwa baramutse bagihamijwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, uyongeraho ni hazabu hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5. Ubutumwa rero dutanga turabushyira mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ubutumwa turabugenera aba bantu bishora muri ibi byaha. RIB n'izindi nzego zifatanya ntabwo zizadohoka kubarwanya. Icyo tubagira tubagira inama zo kugira ngo babivemo, bashaka ubundi buryo babaho. Mwababonye ko n'abagabo basobanutse bari bafite imirimo mizima, nabo ubwabo baravuga ngo iyo tuganira baravuga ati iyo nambaye neza, iyo nsa neza ntabwo ushobora kunkeka ko ndi umujura. Ibyo rero bitanga ubundi butumwa ku bandi bantu. Aba rero bakora ibyaha, inzego zo kubirwanya zirahari pe, ubushobozi, ubushake byose birahari. Ntabwo tuzabadohokera kandi ntabwo bazatuganza kuko n'abaturage ubwabo ubufatanye turabufite. Ntabwo bazihanganirwa, amategeko hano ibikorwa bakora arahari, ntabwo bazihanganirwa. Ubundi butumwa turabugenera abaturage, abaturarwanda muri rusange, kugira amakenga. Iyo tuvuze kugira amakenga, igihe cyose umuntu agiye kugura ari wowe ufite amafaranga, wishimishwa, wishukwa, cyangwa se ngo ntushukwe nuko umuntu ngo akuzaniye amafaranga ngo ni imari ishyushye, ngo urabona buriya butaka ugereranyije igiciro, agushyiramo ikintu cyo kumva ko utomboye. Hano muri uru Rwanda ninde ushobora kugurisha ubutaka bwe nkaho ateza cyamunara nta kibazo afite? Nubwo yanakigira, akenshi usanga umuntu icyo bashaka n'ukungukamo ubutaka, niba nabugurisha mu buryo bwemewe n'amategeko, ntabwo wamuhombye, ntabwo yabugurisha ku giciro kidasanzwe cyo hasi, asa nkaho abutera. Aho abantu rero bagiye bagira amakenga, iyi mari mbonye bita imari koko, agaciro kayo ko ndeba bidahura, ayo makenga naho kwihutira kuvuga ngo ni imari ugiye kugura ntibiba bihagije. Ikindi ntacyo bitwaye wowe nk'ugiye kugura kuko niwe nyiri amafaranga, nta kintu bitwaye ushatse amakuru ukamenya ubutaka uyu muntu yabubonye ryari, ese yabubonye buvuye kuri nde? Kuko buriya nk'uyu waguze iyo agira amakenga akareba itariki uyu muntu ubutaka yabuboneyeho, akongera akavuga ati yabubonye buvuye kuri nde, yajyaga kugenda akabaza wa nyiri ubutaka wenyewe, utari ku butaka UPI naka wigeze kugurisha, wabugurishe nande mbere yuko utanga amafaranga. Ariko ntabwo byagombye kuza wamaze gutanga amafaranga ko ntacyo byaba bikimaze. Ubwo ni ukugira ngo wowe ugure uri sire, kuko amafaranga ntugomba kuyatanga nk'utera inyuma. Iyo umenye rero yabuguze ryari, yabuguze nande, bwari buvuye kuri nde ryari, ayo makuru arahari yose muri Land Center, abantu bayashaka. Gusa hariho abantu nyine iyo bakwihugikanye bakubwira ko ari imari, ndetse buriya haba hari n'undi muntu bashyizeho iruhande uza nawe kuvuga ko ashaka iyo mari kugira ngo kugushyirishamo. Murabizi iyo rero bavuze kugira amakenga, mvuga ntabwo ugomba gukangwa n'ukuntu umuntu aje asa, agaragara, imodoka yajemo, uko yaje yambaye. Kuko benshi barakwangwa n'ibyo bintu, ngo yaje asa gutya yambaye neza, ngo umurebye niwe nyiri ubutaka kabisa. Wababaza ati umujura sate cyangwa umugizi wa nawe sate, bagusubiza bati
nta sura agira. Bariya bagabo muhuye urabona ko rwose bakeye basa neza, amafaranga arabagaragaraho koko, ariko ibyo ntawe byari bikwiriye gukanga mu by'ukuri. Uko asa kose nabo rero kuko babizi neza ko abantu bakangwa n'igihagararo, abantu bamwe, ntabwo ari bose, abantu bamwe bakangwa n'igihagararo nuko usa, nuko waje witwaye. Hariho n'abakodesha imodoka kugira ngo agukange imodoka y'umunsi umwe, ngo akore deal yo kwiba umuntu $60,000 kugira ngo utagiramo no gushidikanya. Hari abantu hano mu mihanda bita ngo escroc gentil, akayagukuraho amafaranga, akakugurisha ubutaka, ukamuha amafaranga, ariko mu by'ukuri ku butaka butari ubwe. Abo bantu rero aba escroc muri iyi minsi barahari, ndetse n'ibyaha tubona bigenda bizamuka. Ubundi ibyaha bya escroquerie bizamuka uko igihugu gitera imbere, niko escroquerie nayo izamuka, kubera ko uko igihugu gitera imbere gishyiraho ingamba zo kurwanya abanyabyaha, kigashyiraho inzego zo kurwanya abanyabyaha. Abandi rero baravuga ati reka tuve muri violent crime tujye muri white collar crimes. White collar crimes ni ibi byaha umuntu akwiba n'umutima mwiza, akwinjije muri business. Ngira ngo mu minsi ishize twavugaga abantu binjizaga muri business, ugashora amafaranga ikintu kitabaho. Ngira ngo mwibuka inkuru iheruka, wa muntu washoye amafaranga mu magi ngo ya Kagoma. Mwarayabonye amagi ya Kagoma amagi y'inkoko yasiga amabara y'ubururu, umuntu amuhereza amafaranga akayaba. Abo nibo ba escroc gentil tubona. Ntabwo yirirwa gutera kashe ngo akunige, kacu ngo akunige ayagukureho, oya, kuko aziko nabikoze ntiyarenga hari atarafatwa. Mujya muri deal akakwinjizamo, akagushora muri business utazi aho ziva, nawe ukazijyamo ngo zirimo inyungu, ariko wagiye wibuka izo umuntu akugiriye zo kugushora muri business, aguha amafaranga ngo arakwereka uburyo abantu bakira, ariko none akongeramo ngo ari kushore, kandi ugashora atari make. Muzabashoye muri za online forex trading, muzi ko byabagendekeye. Ibyo byose ni amasomo twari dukwiye kujya twiga. Aya ni amasomo twari dukwiye kujya twiga iyo twaje muri kese nk'izi ngizi, iyo twabahamagaye nk'ubu ngubu kugira ngo mufashe gutambutsa ubutumwa, no kugira ngo abantu bakanguke n'ukuri. Abantu bakanguke, ni gute utanga amafaranga yawe ngo uragura amagi ya Kagoma miliyoni zirenga 10, amagi ya Kagoma mari akora iki? Bakakubwira ibintu bitabaho ngo Kagoma ngo yaragurutse ngo iva muri Amerika igera hano. Ibyo birashoboka? Umuntu agata ubwenge bwo kuba yakumva ko icyo kintu kidashoboka. Akakubwira ngo shora ngo harimo inyungu, ariko inyungu zimeze guta z'umurengera, inyungu zitanabaho. Nawe rero ugatwarwa n'izo nyungu z'umurengera, yagushoye muri ibyo ngibyo. Tugarutse rero kuri aba bantu b'ubutaka, ibi bintu birahari. Mudufashe mugeze ubutumwa ku bantu, abantu bagira amakenga. Ntabwo umuntu kuza kubwira ngo ubutaka n'ubwanjye, ubutaka n'ubwanjye akakwereka ibyangombwa, ntabwo biba bihagije, kuko n'ibyangombwa nubwo wanabireba gutya mu maso ushobora kutabona ko biri forged, ariko ugomba kurengaho. Ndetse twamaze kumenya ko n'umuntu ashobora kwandikwaho ubutaka, umuntu ashobora kwandikwaho ubutaka butari ubwe, harimo byaciye mu buryo bw'amanyanga nk'aba ngaba ba noteri. Ni byiza ko nawe ubwawe ugira amakenga ukavuga ati reka nsubire inyuma nongeye ndebe ubutaka yabubonye ryari. Cyo ni kimwe, yabubonye buturuka kuri nde, numenya uwo babuguze ukamuhamagara kugira ngo bigufashe kwirinda kuba watanga amafaranga yawe agahomba uwaguze n'umuntu utari we. Ngira ngo hari imikode ikoreshwa nk'umuntu ugiye kugura. Iyo ukanze akanyenyeri 651 urwego ugakurikiza amabwiriza, ushobora kumenya amakuru ari ku butaka runaka. Ushobora kumenya nyir'ubutaka, ubutaka bubaruye kuri nde, ubuso bwabwo, nicyo bwagenewe,
kumenya niba ubutaka butaratambamiwe. Iyo bavuze ko butaratambamiwe mu rukiko, umenya n'umuhesha w'inkiko, undi wese ubifitemo inyungu, ndetse ukamenya niba bwa butaka butanagwatirijwe muri banki. Uzi kugura ubutaka bugwatirijwe muri banki ubuhombye. Ubwo rero abantu nibagira amakenga, umunsi abantu bagize amakenga, ibyaha nk'ibi ngibi bizagabanuka. Ndetse tugumye dufatanye, ari namwe abafatanyabikorwa itangazamakuru, ubutumwa mubageze ku buturage, mubabwire ko aho isigana none abantu nabo bagomba kugira amakenga. Kugira amakenga ni ibintu bya buri muntu wese. Kugira amakenga ntacyo biguhombye. Kuba wagana abashinzwe serivisi z'ubutaka mu gihe ugize amakenga nibyo tubasaba, ukabasaba amakuru ahagije. Kandi kuki umuntu ujya kugura ubutaka akakuzanira notaire uri specific wa Nyabugogo, mukava Remera mukava Rusororo mukajya Nyabugogo gushaka notaire yo? Urumva hatarimo Rusororo nta za Kabuga hariya nta banotaire bahari, hani Remera ntibahari, ukagenda ukajya Nyabugogo specifically wa Nyabugogo. Umuntu yakujyanye nguriya niwe wihutisha ibintu, nyine nuko bari kugucurikanga. Yajyanye n'umuntu nyine baziranye bafitanye amabanga. Kirazira kwirinda kwishyura mbere yuko ugenzura ubwo butaka ari amakuru yose. Kandi niyo ugize amakenga ugomba gutanga amakuru. Haba rero nsaba umuntu wese wumvise ubu butumwa kubugira ubwe, kuko si ubwa mbere twicaye hano dutanga ubutumwa bw'abantu bagize amakenga makeya ku bijyanye n'ibikorwa nk'ibi ngibi byo kwiyandikishaho ubutaka, wangiza ukabugurisha ugatera ikibazo uwabuguze nyine akaba ari ugwa mu gihombo. Ngira ngo nibyo nari nateguye bijyanye n'iyi case turimo. Iyi case yo kwiyandikishaho ubutaka bafatanyije na ba noteri, bakabwiyandikishaho bakabukura kuri nyinabwo bakabushyira ku muntu umwe muri baba escrow cyangwa babagizi ba nabi, noneho akaba ari bo babugurisha, ubuguza akaba azi ko abuguze na nyirabwo. Murakoze cyane. Sinzi niba hari ikibazo gihari byafasha abantu ko basobanukirwa. Yes. Hanyuma iyo murebye neza muri uyu mwaka ibi byaha bijyanye no gushukana sikoro nk'uko bivuga byiganje ku kihe kigero. Hanyuma turagana no mu minsi mikuru aho usanga abantu basohokera ahantu hatandukanye Gisenyi n'ahandi, ugasanga banyura rimwe na rimwe basize abana mu rugo cyangwa se umukozi mu rugo, rimwe na rimwe yagira n'ubwo ugasanga wenda baramwibye. Iki musaba abantu gutegura kwinjira mu minsi mikuru? Murakoze. Urakoze Janvier. Ikibazo cya mbere wakibaje amafaranga ari yagarujwe, ariya nayo bafatanga, ariko andi ntitwabashije kuyabona. Ni miliyoni 13,300 n'ibihumbi 300, harimo n'iriya modoka ifite agaciro ka miliyoni 4,500. Bakimara gufata ya mafaranga miliyoni 60 bahise bayagabana. Harayo rero twabashije gufata batarabanza kuyahishahisha. Icya kabiri, uriya nawe iriya modoka ya miliyoni 4,500 ni modoka yafashwe mu baguze mu bagabanye, we yahise agura imodoka rero irafatwa. Ikindi, iminsi mikuru ngo abantu barasohoka bagasiga abakozi mu rugo. Reka abakozi bo mu rugo reka two kubaciraho iryo teka ry'uko biba, sibyo? Reka tubifate muri rusange ubujura, ntitugira abadutunga agatoki, kuko bari abantu tujye tububaha, ni ba supporting system bacu, sibyo? Ntitukajye tuba iteka kubarundiraho ibyaha
kandi ntabwo ari bose, harimo benshi beza cyane. Bakozi bo mu rugo harimo benshi beza cyane, sibyo? Tujye tugorora imvugo kugira ngo tutagira uwo tukomeretsa. Icyo tuvuga rero, abantu iteka bagomba kugira amakenga. Niba uvuga ngo urasohotse, ugomba kugira uburyo bugyitwaramo. Niho wa mbere ugomba kwicungira umutekano, ukamenya inzu yawe abo uyisizeho, isize uyifunze, bimeze bite. Ibyo ni uruhare rw'umuntu uri responsible, sibyo? So ni nkuko n'ubundi si no mu minsi mikuru gusa, n'igihe cyose umuntu agomba kuba responsable y'ibintu bye. Inzego z'umutekano nazo zikaza nyuma. Burya inzego z'umutekano zicunga umutekano mu buryo buri rusange, ariko noneho umutekano uri individuel, ibintu byawe, kumenya ko wafunze, kumenya ko utandaritse ibintu, kumenya naho utuye, nabyo ni uruhare rwa buri munyarwanda agomba ku. Niba uzi ko utuye ahantu ngo umuntu ashobora kurira urupangu gatoya agatera umwenda wawe koroshe, kwa kundi babigira, bafata inkoni bagayishyiraho koroshe, umwenda wanitse bakajya bagenda bawukurura, ugomba nawe kuba ubizi bitewe n'ahantu utuye. Rero ugomba kugira ingamba. Ngira ngo janisha ntabwo nabiteguye, ubwo ubutaha cyangwa se naza kubireba nkabiguha, kuko imibare uba ugomba kuyitegura neza kugira ngo yes. Amanyanga arimo, ikintu cya mbere abanyarwanda muri rusange ni ukugira amakenga. Iyo mvuze kugira amakenga, ni ukuba utagomba kwihutira guhita wishyura amafaranga ngo kuko ngo bakweretse ubutaka ngo bufite, ngo babwita imari. Ubutaka bufite agaciro ka miliyoni 100, uwise nyirabwo akabutangira kuri miliyoni 60, ugomba kugira amakenga. Biba bisaba kugira amakenga iteka, ndetse ukarengaho kuri ya makenga ukuntu speed baba bafite, ukuntu bagushushubikanya. Ibyo bintu ugomba kubyitondera. Akakubwira amakenga yandi ugomba kugira ni ukumenya ubuguze, ugiye kugura nande, sibyo? Uwo mugiye kugura ubwo butaka yabubonye ryari, sibyo? Noneho we yabubonye yabuguze nande, ukarengaho rero ukamurenga, ukaba wajya no kubaza uwo babuguze, kugira ngo usuzume koko umubaza uti ese ubutaka bwawe wabugurishije ryari. Urugero natanze nk'uyu nguyu waguze, watanze miliyoni 60 ze, iyo aza kuba yararenze akabaza uwo wa mbere, amafaranga ye yari gusugira. Ikindi abantu bamenye ko andi makenga tuvuga bagomba kugira, uko umuntu aje asa kose, uko agaragara, uko yitwaye, indimi avuga no kuvanga indimi, ntabwo ari byo bikugaragaza ko adashobora kuba ari eswa. Abantu rero bakangwa n'ibyo ngibyo. Amara gukangwa n'ibyo ngibyo ngo urebye ukuntu asa, ngo ntabwo ari umweswa. Umweskuro asate, umujura asate, umugizi wa nabi asate. Ibyo rero ni ibibazo twibaza, tukabwira abantu ko utagomba gukangwa nuko nguko. Indi nama tuvuga tubagira nuko barengaho bakajya bakanda akanyenyeri 651 urwego, bagakurikiza amabwiriza, bakamenya amakuru ajyanye n'ubwo butaka, amakuru kuri ubwo butaka, bakamenya nyirabwo bwanditse kuri nde, ese ubutaka ntibwatambamiwe, ese ntibwatanzwe ingwate muri banki, kuko byaba bibabaje uguze ubutaka bwatanzweho ingwate, usanga biba bigoye. Ngira ngo inama twagira niyo, ariko tena inama y'abakeka ko bashobora kujya muri ibi byaha bakaba babihonoka. Byanze niko kazi tubyuka dukora buri gitondo, tuzabarwanya. Ntabwo bazatsinda inzego z'umutekano n'inzego z'ubutabera, kuko ubufatanye, ubushobozi turabufite, ububasha turabufite, n'ubufatanye n'abaturage ndetse namwe n'itangazamakuru, kujya dufatanya nk'ubu ngubu tukabwira abantu amayeri bagerageje gukora. Murakoze. Urwego kenshi mu ntabwo kubikoreshereza iboneye kuva ariko muri iyi minsi umaze
nk'ibintu akunze kujya kitwara ku muntu z'ukuntu niwe butumwa mutanga muri rusange ariko Jack Shalom jewe ndabanza kugaya ubutumwa ntanga, ndabanza kugaya abamuha platform, abamutunga mikro. Nahoze ndeba Iris imukoresha interview. Iris sinzi niba ari hano, mumumbwirire uriya niwe content creator yabonye ni ibiki avuga yumva. Iris ni ukuvuga ngo editorial line ye ibira nibyo yumva yageza ku banyarwanda. Nahoze ndeba n'abantu bamukoresheje interview, nawe rega ngo asiga ahamagara press conference, muze kureba mikoro zari zimuri imbere. Abo nibo nagaya, nkagaya n'ababikwirakwiza, nibo nagaya. Undi we ngira ngo ibyo uvugira ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uriwe, level y'indero ufite, ukwiyubaha wowe muri wowe ufite, ikinyabupfura ufite ku banyarwanda, nicyo bigaragaza. Hanyuma mwebwe mwitwa ko mwasomye, iriya niyo content mubona mugomba kugeza ku banyarwanda. Uriya niwe content ngira ngo urakoze cyane kuzana kuri icyo kintu, ariko abo ngaya nabo ngabo, ariko noneho nabo ndabihanangiriza. Bira ni ugukwirakwiza ari amafuti, nimwe mu muha rugari, ariko turaza kubihagurukira for sure, turaza kubihagurukira. Niba ziriya content z'umwanda kuri arizo ugomba kwa uploadinga, warangiza ugahereza abantu bakureba abanyarwanda, nabyo turaza kubihagurukira. Uwo uri we wese, the moment ufite kamera, ufite imbuga nkoranyambaga, hari social responsibility ufite, hari responsibility ufite ku baturage, yuko utagomba gukwirakwiza uriya mwanda wose. Ibyo avuga nka biriya abantu bakanabiseka, kumva yagiye kuri space. Uwitwa Dumba nawe wirirwa amwogeza. Dumba mumumbwire ngo hari igihe yajyaga avuga ibintu bizima, ariko noneho nta kigenda cye. Urumva nyine ibisa birasabirana, sibyo? Niho umugani umuntu yavuga. Nawe wowe ugiye guha umuntu uriya ukamuha interview, urumva nyine niyo konti ibisa birasabirana. Tuvuge dute? Ariko hari kiza gukorwa. Murakoze cyane, urakoze kubimentioninga, to bring attention kuri abantu, kuko imbuga nkoranyambaga ni nziza, ni nziza. Tugomba kuzikoresha neza, tukazibyaza umusaruro neza, ariko mu buryo bwiza. Nduguyanga mwubaha abanyarwanda, mwubaha abanyarwanda. Njya mbona bose ikintu mutangira mutajya mwibagirwa ni subscribe. Bantu bangiye dukunda mu Canada ngo n'intara ya kangahe, ibyo nibyo bantu mubagenera ngo bantu banjye. Iyo rero utibagiye kubabwira ngo please subscribe, bari content nzima, ntabwo bakeneye uriya mwanda. Hari umuntu mwaribeshye cyane, hari abantu bibeshye ko ngo amatiku ari yacuruza. No, ntabwo ari yacuruza. Buriya gucuruza amatiku ni nk'umuriro w'ibipapuro, uraka nyuma y'amasegonda ukazima. Hari abo twabonye bavuye mu nzira. So niba rero ushaka kuguma muri business, tanga content nzima ikubahishe. Ejo bundi nabonye hari abantu biteramo brage, wa mugani utashye wiri kuvuga biriya, wagize na content, abana bawe ukababaza bakakubaza uvuga ko wiriwe mu biki. Ariko ziko mu bantu uha uriya mwanda n'abana bawe barimo, byanza bikunze. Ariko nanone hari igihe ureba ukavuga ati ibisa birasabirana. Ngira ngo byumvikanye. Urakoze cyane. Urakoze Dr. Nanjye nari mfite ikibazo kijya gusa n'icya Janvier wa Inyarwanda, kijyanye n'izi mpera z'umwaka turi kuganamo. Impera z'umwaka hanini usanga zirangwa n'ibirori, ibirori birimo no gufata ku gahiye, agahiye kakaba gashobora kutuganisha mu byaha. Nagira ngo mujye inama muduha kugira ngo
muhe n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo agahiye tuzakajere kugira ngo katadukoresha ibyaha tugasoreza umwaka mu maboko atari ayacu. Urakoze cyane. Ubundi kunywa inzoga ntibishobora kukubuza kwishima, sibyo? Hari gahunda ya tunywe less, ntitubizi? Iyo kubwiye ngo tunywe less ntibikubuza ko wishima, ariko nurenza urugero bishobora kurangira ugiye mu ibyaha bitandukanye, kuko ibyaha byinshi, hariho ibyaha abantu bakora ubona ko babitewe n'ubusinzi. Kwishima mu minsi mikuru nibyo, tugomba kwishima, ariko noneho tugomba kwibuka ko amategeko yo atahagaze agomba gukurikizwa. Amategeko akurikizwa igihe cyose, haba mu minsi mikuru cyangwa se mu minsi isanzwe. Ibyo rero abafata gahiye nk'uko babivuze nibagafate, ariko bibuke ko amategeko ahari, tena bagafate responsibly, bazi neza ko abatakabasha bakareke, kuko iyo utakabasha kakakubasha kagukoresha ibyaha. Rero kagukoresheje ibyaha usanga birangiye nyine amategeko akurikijwe nk'uko agomba gukurikizwa, kuko icyaha kigomba guhana. Niyo mpamvu rero mbabwira nti ubutumwa mubagezeho bishime neza, iminsi mikuru bayishimire, bayirye neza, basoze umwaka neza, batangira undi neza. Nako ngako bavuga gahiye ni abakanywa bakanywe mu buryo buri gerable, mu buryo buri responsible, wibuka ko amategeko yatahagaze gukurikizwa, kandi nta rwitwazo ngo nari nakanyoye, ahubwo bishobora kurangira bibaye impamvu nkomeza. Wibuke ko agahiye na vora bizirana, vora y'imodoka birazirana. Murakoze. Nitwa Mandiravuga Maurice Mushakamba, ni umunyamakuru w'Umuco Wacu TV. Mwavuze ko habayeho kwiba cyangwa bijyanye n'aho mwatweretse by'umwihariko ku butaka, ariko umuntu aribaza ati umuturage wifitiye ubutaka uyoborwa mu mirimo ye ya buri munsi azitwara ate kugira ngo wenda abe yamenya ko ubutaka bwe bushobora kuba buri kugabwaho ibitero n'abajura nk'aba? Ese niba mwaraganirije nanone urwego rw'abanoteri cyangwa ihuriro ry'abanoteri riteganyiriza iki cyangwa rirateganya iki, n'izihe ngamba rwaba rufite kuri bano banoteri bijandika cyangwa bafasha abo bajura mu kwiba ubutaka bw'umuturage? Urabona umuturage we ari safe, ubutaka bwe ntaho bwenda kwimukira. Ubwiyandikishaho wese mu buryo bw'amanyanga buzamugarukira n'ubundi, gusa nuko bamushoye mu buryo bw'imanza, ariko nta n'izindi manza, kuko uhomba ni wa wundi wagiye kugura atagize amakenga. Ubutaka bw'umuturage bwo ntabwo twavuga ngo hari amakenga, nta makenga arimo, uzakugumaho n'ubundi, uzabutransfera mu buryo bw'amanyanga buva kuri umwe bujya ku wundi. Abo nibo bagomba ahubwo kwitabwaho cyane, ni nabo ubutumwa mbugenera cyane, kuko kwihutira kujya kugura utabanje kugira amakenga, ubutaka bwo ntabwo uri busukuvuga ngo urabugura bwimuke, buraguma buri hahandi. So umuturage we natekane, ubutaka bwe nta kibazo bufite. Ikibazo kiri wa muntu ugiye kugura atagize amakenga. Ikindi cya kabiri, aba banoteri bijandika muri ibi byaha ni bamwe muri banoteri bijandika muri ibi byaha. Urabizi ko mu Kinyarwanda bavuga ngo umubaji w'imitima ntiyayiringanije. Muri sosiyete yose, mu ihuriro ry'abantu iri ari ryo ryose, habamo abeza n'ababi. Aba rero babi nyine ni rwa rukungu rugomba kugenda ruvamo kandi rukurwamo n'amategeko. So ibyo rero ntabwo twabifata ngo tubishyire kuri ba noteri bose, oya, ni bamwe muri bo, ndetse banduzira izina rya ba noteri, ni abanduza izina rya ba noteri, kuko ba noteri benshi tuzi bakora neza. Murakoze, reka dusoze, ndabona nta kindi kibazo.